ese wiyumva nk'umuntu ukumbuye abantu mwaba kumwe? Ese waba wumva uri wenyine mu buryo bwose? Ese uretse kuba uri kumwe n'abantu witaho, wumva ubusanzwe uri wenyine cyangwa nta bantu usigaranye? Kuba uri wenyine cyangwa ibyo benshi bita kwigunga ntabwo ari ibintu buri gihe biba ibisanzwe, ndetse rimwe na rimwe bituma umuntu atangira kumva ko ari intege nkeya yifitiye. Ushobora kwibwira ko udakeneye umuntu n'umwe, nyamara rimwe na rimwe mu buzima tugenda dukenera kuhaba kw'abantu bamwe na bamwe kugira ngo ubuzima bwacu bugende neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Igihe watangiye kumva udashaka abantu ndetse wumva ushaka kwibera wenyine, cyane cyane igihe bitari amahitamo yawe cyangwa se ngo ubitegure, ibimenyetso tugiye kugarukaho uno munsi byakwereka ko ufite ukwigunga muri wowe ukaba utabizi, bityo bibe byatuma hari icyo wakora mu kugira ngo ushake ubufasha mu baganga b'inzobere mu by'imitekerereze n'imyitwarire bagufashe. Iyi ni M250 TV, M250 TV. Ndabibutsa ko dukora video zitagamije kuvura, ahubwo zigamije gutanga amakuru y'ibanze yagufasha kugana abaganga babizobereyemo bakagufasha. Njye bibakusanyiriza nkanabibagezaho, ndi Muhire Jean Claude, mbahaye ikaze. Mbere yuko nkomeza n'ibimenyetso ariko, niba utarakora subscribe hano kuri M250 TV, byaba byiza uyikoze nonaha ndetse ugakora no kukazogera kugira ngo ibyo tugenda tubagezaho buri munsi ujye uhita ubibona tukibishyiraho, ndetse ukibuka no kudusangiza abandi kugira ngo dukomeze gufashanya. Noneho reka turebere hamwe bya bimenyetso byakwereka ko wigunze ndetse mu buryo utazi. Rimwe, you are often bored. Ukunze kurambirwa ibintu biri kuba cyane. Ese wumva ukunze kurambirwa buri kimwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ndetse ukumva nta muntu ushaka kwiyegereza? Ubusanzwe ikiremwa muntu gisanzwe gisabana, ndetse ubwonko bwacu bukoze mu buryo butwemerera gusabana umwe ku wundi. Dukenera abantu tuganira, twishimana ndetse no kumarana igihe dukorana ibintu bitandukanye bigashimisha amarangamutima yacu, ndetse nyine abo bantu bakadufasha kwishima no kwihuza. Gusa nanone iyo nta nshuti cyangwa abantu bari hafi yawe mukorana ibyo byose twabonye haruguru, nibwo utangira kumva wabihiwe n'ubuzima uri kubamo ako kanya. Ibi rero bitangira wumva ushaka kwibera ahantu ha wenyine ndetse no gukora ibintu byawe wenyine, kurya wenyine, kwiga wenyine, gukora buri kimwe cyose uri wenyine ndetse n'ibindi. Uko kumva rero utaryohewe n'ibyako kanya uba urimo, hari ibyago byinshi ko bifitanye isano n'ubwigunge. Kabiri, bigutera ishyari iyo ubona abandi bishimye mbese banezerewe. Ese wiyumva gute iyo ubonye amatsinda y'inshuti zawe anezerewe hafi yawe? Wiyumva gute se iyo uri kureba amafoto ku mbuga nkoranyambaga y'abantu bishimye? Uratandukanye se kuri iyi ngingo cyangwa uba wumva utanejejwe nabyo? Uti haba barahaze babuze ibyo bakora, cyangwa se uti no murengwesha? Nimba ari ukumeze rero, kutanezezwa nuko abandi bameze ku ngingo yo kwishima no kwishimisha ni ikimenyetso muruza cyakwereka ko wigunze ndetse utanejejwe n'ubuzima uri kubamo. Gusa nanone it's okay, nibisanzwe rwose. Iyo wigunze bibaho kutangira kwifuza ko wakabaye nawe uri kumarana agahe kawe uri kwishimana n'abandi, kuruta kuba uri wenyine utanejejwe n'ubwo buzima uri kubamo ako kanya. Ikindi kandi, nubwo buryo utagaragaza ko utishimiye abandi bishimye, burya bikugaragaraho ko bikubangamiye. Gatatu, you're taking long shower or baths. Umara igihe kinini mu bwogero cyangwa se woga. Ushobora kumva ko bino bisanzwe kuri buri wese, kuko abantu bakunze koga amazi ashyushye cyangwa se bakigira muri benwari irimo amazi ashyushye bakamaramo igihe kinini. Mbese ibi ngibi bitewe n'umunaniro birirwanye bakumva bashaka kwimarira agahe mu mazi. Ariko burya iyo uri kujya mu mazi ashyushye ndetse ukamaramo igihe kirekire, bikurutira kuba waba uri kumwe n'abandi hanze bisanzwe, haba hari ibyago byinshi by'uko uri mu ruziga rw'ubwigunge. Washaka ubufasha hakiri kare. Ubushakashatsi bwasohokeye muri Journal of Emotion muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwavugaga ko abantu bigunze
bakunze gutinda mu mazi ndetse bakanakoresha amazi ashyushye kurenza abantu batigunze. Abashakashatsi bakoze bino bagaragaje ko ubwuzu no kumera neza umuntu wigunze aba ashaka mu mazi ashyushye bisimbura iby'abatabona mu bantu kubera uko kwigunga. Igihe nta nshuti ufite hafi yawe, ako kanya ushobora kukamara winywera agakawa ndetse unaruhuka. Kane, no one to turn to. Uri kubona nta muntu wakwiyambaza. Ngaho tekereza bino nawe. Wagize umunsi mubi, uratashye ugeze mu rugo, n'ubundi urabona nta kintu kiri ku murongo. Wenda ufashe telefone ngo ugire uwo wavugisha, uravugisha nde sasa? Ahangaha kubera ko nta muntu mubegeranye ngo muganire, uri bwumva ucitse intege, ahubwo stress z'akazi wiriwemo ziyongere. Ubundi kwigunga ntago bigarukira ku kuba utari gusabana n'abandi cyangwa se inshuti zawe muri rusange, ndetse si no kuba udafite inshuti magara. Ushobora kuganira iby'akazi ku ishuri n'abo mwigana cyangwa se mukorana, yewe ushobora kuganira n'abaturanyi. Ndetse burya ni ingenzi cyane kugira umuntu wisangaho ukamuganiriza ibyawe, mbese wa wundi uzakumva akagufasha kumera neza igihe uzaba utameze neza, cyangwa se nyine umuntu nk'uwo nguwo mu buzima bwawe uzatuma wumva utigunze. Muri makeya, umukunzi aba akenewe. 5, wumva ushaka kuvuga cyane ibyawe igihe umuntu ashaka kukumva. Ese uvuga cyane bidasanzwe igihe uri kuganira ikiganiro n'undi muntu? Ese uvuga menshi cyane uburyo ugera naho uvuga ukavuga n'ubuzima bwawe bwite, hahandi uhita wumva ucitse intege nyuma yo kuvuga ibyawe? Impamvu hano iroroshye. Iyo wigunze hari amahirwe menshi ko utavuga kubera ko uba wumva nta muntu wo kukumva uhari. Ari nayo mpamvu nyine wigunga. Ubwo rero iyo umaze kubona uwagutega amatwi akakumva, uzabibwirwa nuko uzavuga byose ukirekura rwose, kuko uzaba ufite byinshi byo kuvuga wari warabitse, ndetse byinshi bikajya bizira rimwe mu buryo utakurikiranye. Icyo rero nacyo ni ikimenyetso kizakwereka ko wigunze. 6, urahaha cyane birenze ibikenewe. Ahangaha guhaha si ikibazo. Ahangaha umuntu arahaha akagura imyenda, nyamara akaba afite n'indi atarambara yaraguze ariko akayiguriraho indi. Ubusanzwe iyo turi batoya hari utuntu twishimira nk'udukinisho tw'abana, ariko iyo tumaze gukura twiyegereza abantu aho gukunda ibyo bikinisho bitari ibya nyabyo. Ibi rero bituma twumva tutigunze kuko tuba dufite abantu. Iyo rero umuntu yigunze yisanga ari guhaha ibintu atanakeneye, yewe bya bindi bidafite agaciro muri ako kanya. Aha tubonamo guhaha imyenda, imitako, amabiju n'utundi tuntu two kwirimbisha kugira ngo bimuhe amahoro ndetse bisimbura ubusabane yakabaye ari kubana mu bandi. Iyo wumva nta bantu ufite ngo batume wishima, utangira gushakira ibyishimo mu bindi bintu nk'ibikoresho. Hari n'abahitamo kwiyahuza inzoga nyinshi ndetse no gukora ibindi bintu byatuma babona ibyishimo baburiye mu bantu bakabaye babibaha. Ibingibi rero birangira n'ubundi umuntu agize amarangamutima yabaswe n'ibyo bintu, kuko ariho umunezero we uba ushingiye. Ubushakashatsi bwakozwe mu 2020 bwagaragaje ko gukunda ibintu runaka, kwigunga ndetse no guharira umwanya ibintu bimwe na bimwe bifitanye isano kimwe ku kindi. Komatana n'igikoresho runaka bishobora kuba ari uburyo bwo kuziba icyuho cyo kuba hari ubusabane ubura. Rero mu rwego rwo gukora umuti w'uko kwigunga, bikarangira icyo gikoresho kibaye mu mwanya w'ubwo busabane wabuze. Nimba wumva wigunze, menya ko hari intambwe ntoya wagenda utera ukagerageza kugenda ugabanya uko kwigunga. Icya mbere ni ukuganira n'abandi ndetse ukabasangiza uko wiyumva. Hari kandi inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe, clinical psychologist, inzobere mu by'imitekerereze n'imyitwarire, wabegera ukabasangiza uko wiyumva igihe wenda udashaka kugira undi wisanzuraho
kububwira iby'ubuzima bwawe. Ushobora kandi kugerageza kwisanga mu bandi mu bikorwa bihuza abantu batandukanye, nk'ibikorwa by'ubukorerabushake, amakarabu ya siporo, ibitaramo, amamurikagurisha ndetse n'amakarasi yigisha utuntu dutandukanye duhuza abantu. Muri makeya, fata iya mbere wite ku buzima bwawe, uruhuke, ukore za meditasiyo, unywe amazi menshi ndetse ufate n'akazuba. Byose bifite akamaro mu kuzamura mudu y'umuntu ikamera neza, agasubira bushya, akanyamuneza kakiyongera ndetse n'ibindi bikagenda neza. Ibuka kandi gukora imyitozo ngororamubiri kenshi gashoboka, kuko nabyo bizagira icyo bigufasha muri ubwo buzima. Ese ukunze ibyo tukugejejeho? Tubwire muri comment ndetse ukore na like. Hari icyo ushaka ko tuzagarukaho se? Nabwo twandikire muri comment. Ufite ikibazo cyangwa se ushaka ko tuguza n'abagufasha, ushobora kunyura kuri adresse ziri muri description tukagufasha. Subscribe niba utarayikora kugira ngo tujye tubana, ndetse ukore no kukazogera kugira ngo igihe dushyizeho ikintu ujye uhita ukibona mu bambere. Dufashe kandi gusangiza abandi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nka Facebook, Twitter, Instagram ndetse na za WhatsApp n'ibindi, kugira ngo dukomeze kwaguka umuryango mugari wa M250 TV ukomeze kwiyongera. Ndabashimiye, njyewe nari Muhire. Ciao ciao.